yavuze ko intangiriro y'uruhara ari imisoso. Benshi mu basesenguzi kandi barebera ibintu kure muri iyi minsi y'imperuka bari kuvuga bati uku gusenyuka kw'itorero rya ADEPR dore kugiye guhera ahangaha kuri iki kibazo cy'abashumba batangiye kuvuma intama cyangwa ntiyubakwe. Mbese uyu muvumo umushumba ari kuvuma intama cyangwa se abakristo bo kw'itorero rya Nkombo ufite ishingiro, mbese uzabafata? Hari mu mwaka w'igihumbi 408 mbere ya Kristo, ubwo umwami w'Imowabu witwaga Baraki yahamagaye umuhanuzi witwa Baramu ngo azamuvumire ubwoko bw'Abisiraheli bari barigandagaje mu kibaya cy'Imowabu hakuno ya Yorodani hateganye na Yeriko, bashaka gupenetra binjira i Kanani. Nibwo Baraki yabwiye Baramu ati ngwino namenye neza kuwuvumya avumika kandi uhesheje umugisha arawuhabwa, nta kindi gusabye ndaguha ku Mowabu ariko kumvumira Abisirayeli batanyura mu gihugu cyanjye bakangirira nabi. Uko niko iminsi y'imperuka iri gusunikira bitiriwe izina rya Kristo guhagarara kuri mazababu bakavumana, nk'uko umushumba uyoboye itorero rya Nkombo kwishywa ari guhagarara kuri mazababu akavuma abakristo. Mbese arabaziza iki? We ninde wabimutumye? Aha ni ku isi ya Bibiliya wahageze. Isi ya Bibiliya ni ijambo rifite amagambo abiri arigize wumva mu isi ndetse na Bibiliya. Niyo mpamvu hano ku isi ya Bibiliya uzahumvira ibyabaye n'ibindi biriho biba n'ibindi bizaba mu gihe kizaza, dore byose bifite ireme ku buhanuzi bw'ibyanditswe bigera byahumetswe n'Imana. Intego y'isi ya Bibiliya ni ugukangurira mwene muntu gusoma ibyo bimenyetso by'ibihe kugira ngo arusheho gukora iby'Imana ishaka, ejo atazatungurwa n'umujinya uzatera kuko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo. Kugira ngo twumve icyo ibyo bivuze, reka dusome umurongo wa 12 w'igice cya mbere cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana, amaze twumve icyo bivuze. Hagira hati icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Igihe Yesu yari amaze kubatirizwa ku ruzi rwa Yorodani n'umwigisha Yohana wari umanutse ku turere twose agenda aburira abantu ibyo kuhunga umujinya uzatera ko bagomba kubatizwa mu mazi menshi nk'ikimenyetso cyo kwakira imbabazi z'Uwiteka. Uwiteka yagiriye imbabazi b'indimi zose n'amahanga yose n'amoko yose, bituma akora ku maso y'Abayahudi arababwira ati ntimwemere ko yari Mesiya, mumuhakane kugira ngo imbabazi zigere ku banyamahanga nabo bagire profit cyangwa abaprofite kuzabona ubugingo buhoraho. Uko niko agakiza katembereye kagera hirya no hino mu bindimi zose n'amahanga yose n'amoko yose, natwe ndetse abo mu Rwanda katugeraho. Tubatizwa mu mazi menshi k'ikimenyetso cyo kwakira imbabazi z'Uwiteka yaratugiriye. Izi mbabazi ni ukugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho, tuzahunga umujinya uzatera, nk'uko intego y'isi ya Bibiliya ihora ibikangurira benshi gukora iby'Imana ishaka, tukazabana n'Imana yacu iteka ryose. Kuko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo, ariko uko isi igenda ishirana n'ukwifuza kwayo, ibyo byifuzo bigenda bigera hirya no hino. Ibimenyetso by'iminsi y'imperuka ntibitinya kugera no mu bitiriwe izina rya Kristo Yesu, abamaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, gukora amahano yo kugira ngo barebe ko bakirengera ngo barwane n'iminsi y'imperuka. Abandi nabo bakabarebera bakaruca bakarumira bakinumira, nk'uko umwanditsi yavuze ko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Uko niko abakristo bateraniye ku itorero rya Nkombo ishywa baterateranya amafaranga, abavuye mu gupagasa, abavuye guca inshuro, bagaterateranya bakubahiriza ijambo Yesu yavuze ngo mwibikire ubutunzi bwanyu hatabingese n'imungu. Nabo baterateranyije imbaraga zabo ko zingana bakubaka urusengero kugira ngo bashyire mu bikorwa aho imitima igomba kuruhukira.
yuko Salomo yubatse urusengero akavuga ati inzu yawe Mana ibe yihumure, abayigezemo babona amahoro. Uku niko abakristo bo ku Nkombo baterateranyije imbaraga zabo ndetse n'inkunga ziturutse ahandi bakubaka urusengero, ariko byageramo hagati urusengero rugiye rwakagiye kuzura, amafaranga akaburirwa irengero. Ibikorwa byo kubaka inzu y'Uwiteka kuri iki kirwa cya Nkombo bigahagarara. Mbese ninde uzabasha gukemura iki kibazo muri iri torero rya Nkombo, mu rurembo rwa Cyangugu, muri paruwasi ya Shywa, kugira ngo mwene muntu ajye mu nzu y'Uwiteka yimve ihumure rigera ku mutima we? Ni mu gihe abakristo bo ku itorero rya Nkombo biterateranya bakavuga bati, mu gihe twaterateranije kugira ngo twubake inzu y'Uwiteka abayigezemo bagira ihumure bagira amahoro, ariko amafaranga akaburirwa irengero, turicara gutyo ntitubone ubutabera cyangwa se ntitubone uwo kutuvuganira ngo ibikorwa nk'uko twabitangiye bizamuke. Mureke tubaze umushumba uduhagarariye aho ibyo bikorwa byadindiriye. Bakamubaza ati, mbese mushumba ko ibikorwa byo kubaka inzu y'Imana byahagaze kandi amafaranga twarayatanze, yewe n'andi mafaranga y'inkunga nayo yarabonetse, ko ibikorwa byahagaze nkawe mushumba mukuru bihagarariye, uhagarariye itorero rya Nkombo, byagenze bite? Umushumba agahagarara ku ruhande, kahagarara ku ruhembe rw'umuheto kuri mazababu, akababwira ati, kuki mubasha kumbaza ibyo bibazo bimeze gutyo? Ati, yewe ndabavumye. Uvuze ati, mbese icyo nicyo gisubizo uduhaye, nawe akamuvuma. Uwashyize urutoki hejuru ati, mbese icyo gisubizo uhaye bene data, ati, nawe ndakuvumye. Yewe akabavuma, itorero rigacikamwo igikuba. Mbese igisubizo cyo kuvuma intama z'Uwiteka, kandi nk'umushumba akazihagarariye yagombye kuzihesha umugisha, akazivuma, nicyo gisubizo cyo gutanga imbere y'abakristo muri rubanda bose bateraniye aho ngaho. Mbese abandi bashumba bahagarariye ururembo rwa Cyangugu bo barabivugaho iki? Mbese abashumba bahagarariye ADP mu rwego rw'igihugu bo barabikoraho iki? Barareka uyu mushumba akomeze avume intama z'Uwiteka cyangwa se avume abanyetorero, mu gihe babajije ikibazo cy'uko ibikorwa biri kugenda bakinumira, aho kubaha igisubizo cya nyacyo akabavuma? Mbese kuvuma nicyo gisubizo kiri buze gukemura ibibazo? Twaherutse Bibiliya tugaragariza yuko Baraki yahamagaye Balamu ngo aze ngo amuvumire Abisiraheli mu gihe bagiye gutambuka bigendera, ariko mu gihe Balamu yatuye akanwa agiye kubavuma, aravuga ati, ese navuma ntab'Imana itavumye, narakara ntab'Imana itarakariye? Mbese ko uyu mushumba ari kurakarira abakristo, mbese Imana nayo yarabarakariye? Kubaza ikibazo biratuma Imana ibarakarira bakavumwa? Mbese kubaza aho ibikorwa byahagarariye ntibigire icyo bikorwaho, bakabuka inabi yo kubavuma, nicyo kiraza gukemura iki kibazo cyo kugira ngo inzu y'Imana ize kujya ku murongo? Ninde uzabasha gukemura iki kibazo? Mushumba uhagarariye ururembo rwa Cyangugu urihe? Iki kibazo kimeze gite? Mushumba uhagarariye ADPR mu rwego rw'igihugu, iki kibazo kimeze gite? Ko isi ya Bibiliya dutunga itoroshi tugasanga abakristo bo kuri itorero rya Nkombo bandika amabaruwa kandi bakahamagara no kuri za telefoni, bagahamagara abashumba bakuru bahagarariye ururembo rwa Cyangugu yewe basaba ubutabazi yuko bagomba kuza bakaganirizwa hagati y'abakristo ndetse n'umushumba uyoboye itorero rya Nkombo kugira ngo bakemure iki kibazo. Abashumba bahagarariye ururembo rwa Cyangugu bakaruca bakarumira bakinumira. Ninde uzakemura iki kibazo? Iki kibazo kizakemuka gite? Mbese abari barafashe gahunda yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza bongere bisubirira iwabo, yanzu twagombaga kuruhukiramo, burya ntacyo bivuze? Mbese nicyo bivuze cyangwa nibihe by'iminsi y'imperuka byatangiye kugora abagenzi bihereye ku bashumba bakuru? Nguko intego y'itorero ari ugukura abantu mu byaha bagakora iby'Imana ishaka kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Ni
nk'uko isi ya Bibiliya natwe dufite iyo ntego yo gukangurira benshi gukora iby'Imana ishaka kugira ngo bazahunge umujinya uzatera. Ibyo akaba ari byo byatumye isi ya Bibiliya itunga itoroshi kuri iki kibazo cyabereye kandi kiri kubera kandi kimaze iminsi kibera hano kuri paruwase ya Nkombo, aho intama z'Uwiteka zishobora kugwa mu rwobo rwo kurimbuka. Niyo mpamvu dukangurira abashumba babihagarariye kandi babisigiwe kandi babifitiye uburenganzira kumanuka bagasanga kandi bakegera iki kibazo kiri kubera kuri ritoro rya Nkombo, kugira ngo intama z'Uwiteka zitagwa mu rwobo rwo kurimbuka bazize gukomeretswa n'imivumo y'ababahagarariye, ahubwo batabarwe vuba kugira ngo babone igisubizo gikwiriye. Niba abaratanze kandi bakomeje gutanga kandi baranahawe n'inkunga z'amafaranga zo kugira ngo nzu y'Imana yubakwe, ntago mu gihe babajije ikibazo ni cyuko ibikorwa bidakomeje gukorwa ngo inzu y'Uwiteka yuzure benshi bayigezemo bagira amahoro, igisubizo ari ukubavuma. Ntabwo kuvuma intama z'Uwiteka aribyo bizatuma inzu yubakwa cyangwa ntiyubakwe. Mbese uyu muvumo umushumba ari kuvuma intama cyangwa se abakristo bo ku itoro rya Nkombo ufite ishingiro, mbese uzabafata? Isi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tubamenyeshe kandi tugumye tubakurikirana ikigiye gukurikiraho. Niba uyu muvumo ugiye gufata aba bakristo bo ku itoro rya Nkombo, yewe koko bakavumika kuko bakoze amakosa yo kubaza umushumba impamvu igikorwa cyo kubaka inzu y'Uwiteka cyahagaze. Nguko umunyarwanda yavuze ko intangiriro y'uruhara ari imisoso. Benshi mu basesenguzi kandi barebera ibintu kure muri iyi minsi y'imperuka bari kuvuga bati uku gusenyuka ku itorero rya ADEPR dore kugiye guhera ahangaha kuri iki kibazo cy'abashumba batangiye kuvuma intama. Niyo mpamvu duhamagariye kandi dukangurira abafite umutima wo kuhindurira benshi ku bukiranutsi kugira ngo benshi bazabone ubugingo buhoraho, Satani ye kuzisasira benshi nk'uko intego y'isi ya Bibiliya imeze kandi n'itoro muri rusange. Niyo mpamvu duhamagariye abashumba bakuru babihagarariye kujya gukemura iki kibazo kikarangira. Ndugu urushinge harwawe hano ku isi ya Bibiliya, nk'isi ya Bibiliya turi hano kugira ngo tukubwire ikigiye gukurikiraho ejo. Niyo mpamvu dukangura mwene muntu aherereye hose gukora iby'Imana ishaka kugira ngo azarushaho guhunga umujinya uzatera, kuko isi iri bugufi gushirana n'ukwifuza kwayo. Natwe turi hano nk'isi ya Bibiliya kugira ngo tukubwire ikigiye gukurikiraho ejo. Shalom shalom, turabakunda. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, nimukomere kandi mukomezanye, nubwo ijoro rikomeje kuba rirerire, ariko nimuhumure umwami azaza. Yemwe bakobwa b'i Yerusalemu, nimukomere kandi mukomezanye, nubwo ijoro rikomeje kuba rirerire,
baravuga